n'icyubahiro Musenyeri Bosco yeguriye Imana. Bana Kristo Yesu akuzwe. Kristo Yesu akuzwe. Dukunde shime dukuze umubyeyi Bikira Mariya. Nakoze gukunda umubyeyi Bikira Mariya, tugira icyo tumukorera kugira ngo tumushime tunamukuze n'isengesho. Bana mujye musenga mwiyambaza umubyeyi Bikira Mariya. Bikira Mariya ubutumwa yaduhaye hano yadusabye gusenga nta buryarya. Gusenga nta buryarya bijyana n'ibikorwa by'urukundo. Ibikorwa by'urukundo ni ukubaha ababyeyi, kubaha bakuru bawe, gukunda barumuna bawe, ibyo byose namwe kubana neza. Ubutumwa rero bwa Kibeho tukaba dusabwa kubugeza no ku bandi. Yatwigishije isengesho ry'ishapure. Abana ishapure murayizi? Ishapure murayizi? Babamera amashyi menshi n'impundu. N'abarezi n'ababyeyi babatoje mubashimire cyane, amashyi menshi n'impundu. Bikira Mariya akunda isengesho ry'ishapure kandi yaratubwiye ati bana banjye mujye munyiyambaza mbafashe. Abana mwananiwe? Mwananiwe? Twiyambaze Bikira Mariya aradufasha twese gusubirayo dufite imbaraga. Isengesho ry'ishapure rero, ishapure y'ububabare murayizi? Ishapure y'ububabare murayizi? Abatarayimenya bazayibigishe. Abana mwumvise basaba ko tubigisha tukabajijura, bafite inyota yo kumenya. Ndagira ngo rero basaseredoti bihaye Imana muri hano, babyeyi barezi, aba bana nitwe babwira. Abasaseredoti mutegure mufashe, abakateshiste dufite ndetse n'abandi, abarezi dufite ndetse n'abandi, kugira ngo twigishe abana bacu kwiyambaza umubyeyi Bikira Mariya. Ubutumwa bwa Kibeho rero, mwicuze musenge nta buryarya, mwiyambaza umubyeyi Bikira Mariya, muze hano kumwiyambaza, mwizihize iminsi ye mikuru. Ubutumwa bana ubungubu uko tubatoza, ariko mwebwe muracyafite imyaka myinshi imbere yanyu. Mwebwe tuzaba twarashaje, mwebwe muzabukomeze, sibyo? Muzabukomeze mubugeze no ku isi yose. Mu kanya twafunguye, twahaye umugisha icyicaro cya Pacis TV. Pacis TV murayizi? Abana murayireba Pacis TV? Murayizi mwese? Mujye muyikurikira, muzajya mugenda mujijurwa kandi munafatanya nayo gushimira Imana no kuyisingiza. Ifunguye icyicaro hano, ikazajya idusangiza ku bibera i Kibeho byose. Icya kabiri, bana abamaze gukomezwa ni bangahe? Shyira ukuboko hejuru. Abakomejwe, ndabona mwese mushobora kubera Kristo umuhamya. Umuntu wakomejwe abashobora kuba umuhamya wa Kristo, sibyo? Ubu rero turagira ngo abana iyo mumaze gukomezwa ndetse n'abatarakomezwa, kugira ngo mujye mu miryango ya Action Gatolika.
izajya ibafasha kubajijura bya bindi musaba kugira ngo mwigishwe. Mu miryango ya Action Gatolika ni uburyo bubafasha. Inkoramutima z'Ukarisitiya zirahari inkoramutima z'Ukarisitiya, muzamura ukuboko, ndabona hano ari benshi. Abasaberi barahari, abasaberi baracyabaho, barahari. Abarejiyo umubyeyi Bikira Mariya, ababyeyi abana mujya mubinjiza mubatoza Regiyo Mariya ngo bakunde umubyeyi Bikira Mariya. Pueri Cantores, ndagira ngo muntize amashyi dushimire aba baririmbyi ba Pueri Cantores. Abana baririmbira Imana, mwumvise ukuntu baririmbye neza, amajwi yabo barayagoroye, baritoza, baririmba neza indirimbo nziza. Andi maparuwase Pueri Cantores barahari, murahari. Namwe mukomeze kugira ngo imiryango ya Action Gatolika irabafasha gukomeza gutunganira Imana no kugira uruhare muri Kiliziya. Niyo twateguye igendo nk'izi ngizi, imiryango ya Action Gatolika ikabidufashamo, bababyeyi babarezi batoza abana mukabibafashamo. Icya gatatu nshaka kuvuga, bana ubungubu muri biruhuko, mwitegure neza kuzasubira ku ishuri. Mwese ntihazagire uta ishuri, murabyumva? Ntihagire uta ishuri, mujye mujya kumushaka umuzane. Nacyo ni igikorwa cy'urukundo kugira ngo ye kuzaba mayibobo, ahubwo yige neza. Ejo ubwenge afite n'impano afite bizamugirira akamaro, bigirira akamaro umuryango we, bigirira akamaro Kiliziya ndetse n'igihugu. Mujye mufashanya rero, urangaye mu ishuri cyangwa ucitse intege agashaka guta ishuri, umugire inama, umusure, mumugarure mu ishuri. Umubyeyi Bikira Mariya ashaka ko mwiga neza. Bikira Mariya twababwiye yuko yabonekeye abana b'abakobwa batatu. Yabasanze hano Kibeho, ariko hano Kibeho hari ingoro, hari n'iki, hari n'ishuri. Bikira Mariya ingoro yari itarabaho, Bikira Mariya yababonekeye mu ishuri. Bikira Mariya rero bana aragira ngo mu kigero murimo cyo kuba muri mu ishuri abasange mu ishuri, sibyo? Kugira ngo mwige neza Imana yabahaye, muzazikoreshe zibe ingirakamaro, mwe kuzazicarira ngo tube dufite abaganga, tube dufite abubatsi, abenjeniyeri, tube dufite abakanishi, tube dufite abapilote batwara indege, ariko izo mpano zaraburiye muri wa mwana utaragiye mu ishuri. Mukomeze rero kwiga neza muri aka karuhuko, mugakoreshe neza, mwese muzashubire neza ku ishuri. Mu gusoza rero ndagira ngo mbashimire cyane Padiri ushinzwe ikenurabusho ry'abana, namwe mwese abasaserdoti mushinzwe ikenurabusho ry'abana mu maparuwase. Cyane dushimire cyane abasaserdoti babaherekeje n'abiyeguriye Imana, mubampera amashyi menshi n'impundu. Abasaserdoti baba bafite imirimo myinshi, kuba rero bafashe uyu mwanya bakabaherekeza, ndagira ngo mbashimire cyane, kimwe n'ababyeyi n'abarezi mwashoboye kubaherekeza.
inshuti z'abana, mukomeze mufashe abana mu kubategura mu gukenera ubushyo kuri uru rwego rw'abana. Ndashimira umwana wavuze mu izina ryanyu, mbashimira ibikorwa byiza mukora bamaze no kutugezaho. Akaba rero n'izi mbogamizi mwavuze basaseredoti mwabyumvise, hari amaparuwase agerageza ingando za Bibiliya n'imfashanyigisho muzibasangize aho izi nyigisho zitaragera, abana bamenye ijambo ry'Imana kandi barishyire mu bikorwa. Abana nabo bakora ubutumwa. Mwumvise Yezu yatangiye kwigisha afite imyaka 12. Namwe rero ushobora kwigisha bagenzi banyu. Niba uzi ishapure ukayigisha mugenzi wawe utayizi, niba uzi isengesho ukaryigisha mugenzi wawe utarizi. Za patronage zikomeze zigere hose, cyane cyane muri iki gihe cy'ibiruhuko. Abana batishoboye, Caritas y'amaparuwase yacu, abana ni bo bakene ba mbere kuko ntabwo baba bafite imbaraga, ntabwo baba bishoboye. Caritas rero basaseredoti mujye mumenya abana bafite utubazo, mubabe hafi, mufatanye n'imiryango remezo, mufatanye n'abakristu kugira ngo abana dushobore kubafasha gukura neza. No mu rugendo nkuru nguru ndagira ngo nshimire amaparuwase yagiye afasha abana batari gushobora kuba bari hano kubera yuko batari kubona amafaranga y'urugendo. Abo bose bitanze, abakristu, amaparuwase yagiye abatabariza, abashakira ituro ryabafasha. Abo bana bakaba bashoboye kuza n'abandi maparuwase mukomereza aho ngaho. Akaba rero ikibazo kireba noneho ababyeyi, barezi, amakimbirane mu miryango. Abana n'abana baba bafite ibyishimo, n'abantu baba bafite amahoro, n'abantu baba bashaka kwishima. Iyo hari inabi mu muryango, iyo hari inabi n'amakimbirane, abana birabababaza. Ababyeyi rero, niyo hari nk'abakuru icyo mutumvikanaho, mujyaho impaka, mukiherera, mwe kugira ngo gutera amahane imbere y'abana birabababaza, kuko umwana akunda se agakunda na nyina. Abakunda bombi bakundana kuko ni imbuto y'urukundo rwabo. Iyo rero hari inabi, wa mwana imbuto y'urwo rukundo biramukomeretsa cyane. Abana rero barinde amakimbirane, niyo hari icyo mujyaho impaka, mwiherere mubikemure, aho kugira ngo mube mwatunganira cyangwa mwagirana amakimbirane imbere y'abana. Aba rero ngira ngo nsoze nongera kubashimira kandi bifuriza urugendo rwiza, mutahanye imigisha y'abana ya Bikira Mariya. Bana muyisangiza ababyeyi mu rugo n'abavandimwe mwasizeyo, mubasangize umugisha umubyeyi Bikira Mariya mwarose hano Kibeho. Asigaye ubutaha, randevu mutaha mu mwaka wa yubile nyirizina, tuzahurira hano muri benshi dushimira umubyeyi Bikira Mariya. Nyagasani Yezu nabane namwe. Ubutaha